Ye muraho twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana n'umugisha kandi tubaha n'ikaze kuri Mwigengesero TV. Twifuje ko uyu munsi twaganira ku bijyanye n'ikimenyetso cy'inyamaswa kuri biriya bintu bijyanye n'irangamuntu y'ikoranabuhanga ivugishije benshi. Ariko reka turebe mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ibice 13 umurongo wa mbere turageza ku murongo wa kabiri, tuze gusimbuka dusome n'umurongo wa 15. Iki gitabo cy'ibyahishuwe uko kivuga ni ibintu byari bihishwe biza biguhishurirwa Yohana. Uyu Yohana amaze kubibona ni umugabo wahuye n'ibihe bikomeye kandi bigoye, ari nacyo kibazo abantu bafite muri iyi minsi ya none. Dushaka kuba mu itorero cyangwa se tukaba mu murimo w'Imana turi mu munyenga, tumeze nk'abiciye mu modoka nziza ihenze, tugataha mu nzu igeretse inshuro runaka cyangwa se muri quartier runaka. Nigeze kumva umuntu umwe aravuga ati ndashima Imana ko Imana yantuje ahantu moto zitagera. Mbese bishatse kuvuga ko muri iyo quartier ye nta moto yahinjira, nta gare ryahinjira, ariko aho hantu niho hafite ibibazo. Ubwo niho haba hafite ibibazo, ni ahantu rubanda rugufi rudashobora kunyura. Ubwo nyine muri make icyo bisobanura nta mutekano ahubwo uhari. Nubwo we abona wenda ko ari ahantu hahenze kandi heza, ariko icyo ni ikimenyetso cyerekana ko aho hantu nta mutekano uhari. Njya mbitangaho urugero, umusore iyo yubatse inzu nziza, kubaka inzu nziza yitegura kubaka urugo, ntushobora kugera muri urwo rugo rwe muri icyo gipangu cye ngo habone isazi. Isazi ntabwo zirya isima, isazi ntabwo zirya umucanga. Impamvu rero izo sazi zitahaboneka ni iki? Nuko nta biryo bihari. Nta mazu gusa hari, ni amakaro, ni amazu meza, ariko kubera ko nta bintu bikomoka ku biribwa bihaboneka birahinjira, nicyo gituma hataboneka isazi. Hanyuma rero iyo ibyo kurya byahabonetse, umutekano muke w'isazi uraboneka. Bishatse kuvuga rero ngo nimba utuye mu quartier irimo abantu itagerwamo na rubanda rworoheje, iyo nta quartier irimo, ahubwo ni ahantu mubi atuye akorera, nta mutekano aho hantu hari. Yohana rero yarahishuriwe, yahishurirwa ibintu bikomeye. Yarasengaga, agasenga Imana, Imana kagira ibintu imwereka, akamubwira iti dore bizagenda gutya na gutya. Yarageragejwe. Aya magambo rero nari nyavuze nshaka kwerekana ukuntu abantu bumva ko iyo bakijijwe baba mu mudendezo, bumva nta kintu cyabakoraho. Itonde, hari uwavuze ngo akariro gake na feri. Yohana yajugunywe mu ngunguru y'amavuta baramuteka. Bataramushyira mu ngunguru y'amavuta hari n'ibindi byamubayeho, burya Bibiliya itavuga, yatoranijemo igikomeye. Yajugunywe ku kirwa cy'Ipatimosi. Buriya bajya kumuta hariya hari ubundi buryo bwageragejwe bwo kumwica burananirana. Bageze baravuga bati reka tujye kumujugunya hariya. Ahageze ahasanga uburiri bw'Imana, ahasanga igikoni cy'Imana, ahasanga icapiro ry'Imana. Nibwo yahishuriwe ibi bintu. Rero ntatinze, reka dusome ngo haduka inyamaswa ivuye mu nyanja. Ni mu byahishuriwe Yohana ibice 13 umurongo wa mbere niho mereye, n'uwa kabiri turasimbuka dusome n'uwa 15. Ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yayo hariho ibisingo 10, no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga n'ayaruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare. Cya kiyoka kiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Ku murongo wa 15, ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka, ngo kivuge kandi kicishe abatakiramya bose, itera bose, aboroheje n'abakomeye, abatunzi n'abakene, naho umudendezo n'ab'imbata
gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Aha niho ubwenge buri. Ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa, kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Aya magambo rero gitumye nyavugaho, dukunze kubona abantu benshi bavuga kuri ibi bintu bijyanye n'irangamuntu, bakavuga bati iriya rangamuntu ni ikimenyetso cy'inyamaswa. Ariko nagira ngo mbamare impungenge, ntabwo dukwiye kuyitinya cyangwa se ngo muyitinye. Iriya rangamuntu ntabwo iruta simukadi ufite ku bafite amatelefone. Hari simukadi izi ngizi mushyira mu matelefone yanyu muhamagara, uwagushatse uwagufashe yaba yaragufashe icyo gihe agushyira kuri kariya kantu. Hari n'utundi tuntu twishi twa memory card, twa flashe, n'utundi twishi dukoreshwa za GPS. Nigeze kugira ikibazo cy'imodoka, GPS noneho ngiye aho bazitangira, banyereka ahantu hose yagiye inyura, no mu byaro ahantu hose yakandagiye barambwira bati dore isaha iyi yari aha n'aha. Ibyo bintu rero byose by'ikoranabuhanga bigomba kubaho. Daniel yasenze Imana iramubwira ngo muri iyo minsi ubwenge buzagwira, kandi usibye n'abanyamahanga n'abana b'Imana nabo bagwisha ubwenge. Icyo nshaka kuvuga cy'iyi nyamaswa cyangwa se cy'iki kimenyetso abantu batinya, ijambo ry'Imana hano uko ritubwiye ko hari inyamaswa yadutse. Iyo nyamaswa iva mu nyanja. Buriya hari abantu bumva ijambo ry'Imana mu buryo bw'umubiri, hakabaho n'abaryumva mu buryo bw'umwuka. Ariko abo mu mwuka nibo babyumvaho neza cyane, ni naho batahura imigambi ya Satani. Yesu yigeze ngo kubona Petero, bari bari kumwe amubwira ukuntu agiye kwicwa, ukuntu azapfa. Petero atangira guhana Yesu, ariko ngo Yesu yitegereje Petero abona si Petero ari we bavugana, ahubwo ni Satani wamaze kwitiza umubiri wa Petero wicayemo. Mwibuke ko muri Bibiliya haravuga ngo yaramubwiye ati subira inyuma yanjye Satani, ibyo utekereza ni iby'abantu. Ni nayo mpamvu buriya mu ntambara turwana, abantu benshi ntabwo bamenya uburyo turwana intambara. Ushobora kugirana ikibazo n'umuturanyi wawe, wowe ukagira ngo ni umuturanyi muhanganye, naho ni Satani waje wihishamo. Ushobora kugira ikibazo mu bana, ukagira ngo ni abana babi, ahubwo umubi yabagezemo. Ushobora kugira ikibazo mu mudamu wawe, abantu bagakanura amaso. Ukagira ikibazo ku mugabo wawe, induru ikavuga, abantu bagakanura amaso. Reka sinakubwira. Ariko muri ibyo byose Imana ibibizi. Uko niko Satani akora, akadukira mu bintu runaka. Nk'uko twabonye hano muri aya magambo, arerekana ko hari inyamaswa ngo yadutse. Bibiliya ikavuga ko ari inyamaswa ituruka mu nyanja. Ntabwo ari inyamaswa izava mu mazi, iva mu mazi, ahubwo buriya iriya nyamaswa Abanyarwanda bo hambere bo baciye umugani ngo ni inyamaswa abantu. Na Bibiliya kandi bavugaho. Iyi nyanja ivugwa, ntitwibwire ko ari iya nyanja ya Mediterane cyangwa se ya Oceania cyangwa se ya Atlantique. Oya, bifite icyo bisobanura.
uwavuze inyanja ashaka kugaragaza ubwinshi bw'abantu cyangwa bw'ibintu. Iyi nyamaswa yadutse ngo yari ifite amahembe, ubundi amahembe asobanura ubushobozi. Inyamaswa icyo bisobanura, umuntu ashobora kuba umuntu ariko atunze umutima w'ubunyamaswa. Impamvu Yohana yanditse inyamaswa, hari abantu bakora ibintu akoze ukavuga uti se uyu muntu uri gukora ibi bintu ni umuntu cyangwa se ni inyamaswa? Noneho ahubwo wanahindukira ugasanga nta nyamaswa yakora ibyo bintu. Nagira ngo dutekereze kuri iki kintu. Hari ahantu mu badukurikira no muri komantere mwaza kubidufashamo. Hari ahantu muzi amaparike intare ko ari we mwami w'ishyamba yaba yaradutse mu zindi ntare ikazica, ikavuga iti reka njye mu ntare ziri muri karitsiye aha n'aha nzice nzirimbure. Cyangwa se mwari mwumva hari ahantu mu makaritsiye y'impyisi, ahantu ku buryo impyisi ishobora kwaduka mu mpyisi zene wabo, cyangwa se ikavuga iti utu dupyisi ni duto reka ko tutwice. Hari ahantu mwigeze mubyumva? Hari ahantu mwarigeze mwumva umukwabu w'imbwa, imbwa ngenzi yazo iri guhiga izindi mbwa? Hari ahantu mwaba mwarigeze mwumva ingwe iri guhiga izindi ngwe ngenzi zazo? Inyamaswa zigira disipurine, inyamaswa nazo zigira umuco, ariko Bibiliya ikavuga iti iyo rero umuntu yataye ubumuntu agafata ikindi kintu akaba ikindi kintu, ubwo ni ukuvuga ngo ni abafite ubwenegihugu bubiri, cyangwa se abafite isano ebyiri, abafite iy'abantu n'iy'inyamaswa. Ibyo bintu rero bicanze nibyo bihemura abantu, ukajya kumva umuntu ari kwica abantu, akarimbura abantu, kumva abantu bari kuvuga bati ubwoko runaka bugomba kurimbuka bukavaho. Ibyo ngibyo mwarabibonye, twarabibonye muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abantu bakavuga bati ubu bwoko bugomba kuvaho, kandi buremwa bushyirwaho nta muntu wari uhari, ariko Imana ikajya igenda ikingira abantu, ukabona izuba rirarashe, ukabona burakeye, bwa bwoko bwifuzwaga kurimburwa ntiburimburwe. Ibyo byabaye no mu Isiraheli, Namani ngo ashaka kurimbura Abayuda ntiyabigeraho. Ubwo nari ndi kuvuga inyamaswa, abantu bafite umutima w'ubunyamaswa. Noneho iyi nyamaswa Yohana yabonye ngo ifite amahembe 10, ntabwo ari aya mahembe nk'ay'inka cyangwa nk'ay'inzovu, ahubwo yashakaga kuvuga ko iyo nyamaswa uwo muntu afite imbaraga, afite ubushobozi, ku buryo ushaka kuvuga ihembe rikakubyoroka. Hanyuma kandi ngo afite n'ibizinga, afite ibintu bimwizingiyeho 10, afite ibintu bimwizingiyeho agenda akuraho ubwo bugome 10. Hakagira n'amazina ngo yo gutuka Imana. Aya mazina ntabwo ari izina rya kavamahanga, ntabwo ari izina rya Beretirida, ntabwo ari izina rya Beyata, ahubwo ni ibintu abantu bakora. Yohana yise amazina yo gutuka Imana. Ni ikintu ushobora gukora runaka kigatuma izina ry'Imana rigira gute? Ritukwa. Hanyuma rero nk'uko nababwiye ko nagambiriye kuvuga kuri icyo kimenyetso cy'inyamaswa, abantu benshi bavuga iby'irangamuntu,
ndababwira inti utinye iyo rangamuntu yakagombye ko yaratinye simukadi ye n'ibintu na telefone, ahubwo wakagombye no gutinya telefone yawe kuko irimo ibintu byinshi cyane. Uzatinya akantu uhagarara muri Afurika ugahamagara muri Amerika ntaho ugiye, uzatinya akantu wishyuriraho amafaranga ukagura inzu ntaho ugiye, numva ko ako kantu gakomeye. Ariko reka ntivugire ngo uwo mubare, icyo kimenyetso ngo kizashyirwa mu ruhanga no mu kiganza. Iki kimenyetso kivuga cyo mu ruhanga ni nka kashi. Ntabwo iyo bavuze ikiganza ntugire ngo ni iki kiganza dufite, ibi biganza duteruza, ibi biganza dukarabisha mu maso, ntabwo ari iki kiganza. N'uru ruhanga ruvugwa ntabwo ari aka gahanga kacu, aka ngaka ubona gateyeho umusatsi, kaka gahanga k'umutwe. Bibiliya ni ndende cyane, nababwiye ngo isobanurwa mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka, ariko umwuka niwe urondora byose. Nidusoma mu gitabo cy'Itangiriro ibice 39 umurongo wa 2 kugera ku wa 4, haravuga ngo Uwiteka aba kumwe na Yosefu, agira ukuboko kwiza, aba mu nzu ya shebuja umunyegiputa. Shebuja abona yuko Uwiteka ari kumwe nawe, kandi ko Uwiteka yamuhaye kugira ukuboko kwiza ku cyo akoze cyose. Yosefu amugiriraho umugisha, aba ari we akorera ubwe, amugira igisonga cy'urugo rwe rwose, amubitsa ibyo atunze byose. Iki kimenyetso rero kivugwa, nimwibwire ngo bazajya bahamagara umuntu bamudome ikintu mu gahanga, bamudome ikintu mu kiganza. Reka da, ntabwo ari uko bimeze. Nubitekereza cyo ntibwire ko ariko bizaba, kuko hepfo hariya ku murongo wa 16 w'ibyahishuwe ibice 13 ngo itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. Ni inyamaswa ngo izatera igashyiraho ikimenyetso. Icyo kimenyetso rero gushyirwa ni ukuvuga ngo uruhanga, mu ruhanga ni umutwe ni mu umuntu atekereza. Ni ibintu uvuga ngo ni ibintu bazakora mu bwenge, ni ibintu byinjira mu bwenge, ni ibintu biba byatekerejweho, ni ibintu biba byizweho. Ni icyo Yohana ashaka kuvuga. Mu biganza, mu kiganza, hanyuma ni ibintu bizatekerezwaho, hanyuma bigashyirwa naki no mu bikorwa. Mu minsi yashize iyi nyamaswa yigeze gutera itorero ryacu mu Rwanda, iratera. Nari ndiho usenga Imana, mbaza Imana, ndavuga nti ariko Mana, mu Rwanda ubu ngubu twabonamo abantu bakwitangira umurimo w'Imana bakaba bawupfira, bakaba bamena amaraso ku bw'umurimo w'Imana nk'uko abaho Imana b'i Bugande babatwitse. Umuntu akarwana ishyaka. Iyo mvuze kumena amaraso si ukuvuga ko uzajya kwica abantu ngo uvuge ngo abantu ngo bakurwanije mu murimo w'Imana, wegure inkoni, wegure intwaro ngo ugiye kurwa. Oya, umuntu w'Imana avugisha ukuri, bakamubwira bati ibi bintu si byo. None ndiho mbaze nti mu Rwanda harimo abantu bahowe Imana. Imana imbwira uwitwa Usabyimana Samuel, irambwira iti burya mu bantu bahowe Imana ari ku rutonde rw'abantu bahowe Imana uriya pasiteri Usabyimana Samuel. Imana yambwiye ko mu bahowe Imana nawe abamo, ku rutonde rw'abahowe Imana, rw'abazize ko ari abakiranutsi, rw'abazize ko ari abantu b'Imana, na Usabyimana Samuel nawe abamo. Ndatangara cyane. Ubwo byatumye nsubira inyuma ndeba uburyo yatubiye mu itorero n'ukuntu yavuyeho. Ndavuga nti
guhorwa Imana si ugucibwa umutwe gusa, guhobwa Imana si ugushyirwa mu gitaka, ahubwo n'umuntu ashobora kukurenganya akurenganyirije umurimo w'Imana. Imana rero ihabwa icyubahiro. Naho rero nashakaga kuvuga mvuga ko cyangwa se mbibutsa ko nta bundi buhanga dufite, ariko umwami Imana ajya dushoboza. Hari iminsi mibi ijya ibaho, hari iminsi mibi ijya ibaho ku bantu, ariko iyo umuntu akijijwe iminsi mibi, hari iminsi y'inzara, hari iminsi y'ubukene, hari iminsi yo guterezwa cyamunara. Ntiwibwire ko ngo niba gutereza inzu cyamunara uwo ni umunsi mubi. Abakaritsiye, abantu bo muri karitsiye baba bakubonye n'ibindi. Hari ibindi byinshi twavuga by'umunsi mubi. Hari umukozi w'Imana umwe wari atwigisha ijambo ry'Imana, twari mu giterane, nuko baza kumuhamagara yaje kutwigisha, baza kumuhamagara bamubwira ko umukobwa we arwaye ari mu bitaro, yari yakuyemo inda. Uwo ni umunsi mubi yari yahuye nawo. Uri kwigisha ijambo ry'Imana, nuko bakaguha impuruza, yari ku ishuri, uwo munyeshuri yari ku ishuri. Uwo ni umunsi mubi. Iminsi mibi rero ibaho, ariko umunsi mubi nabonye nabwira abakristo, ni umunsi Satani yagufashe, ni umunsi Satani yafashe akakugusha mu cyaha. Uwo ni wo munsi mubi nabonye ukomeye, ugoye, umukristo wese adakwiye kwibagirwa. Ni umunsi w'umubabaro, ni umunsi w'umwijima, kuko ni umunsi Satani aba yarateguye. Ni bombe atomike hari Satani aba yaraguteze, akavuga ati nzakurasa iki gihe n'iki, kandi iteka umuntu wese ukurasa akurasa utamwiteguye. Nuko Imana idufashe. Nshuti bavandimwe, nicyo nashakaga kubabwira cy'abantu b'Imana. Erega tubaho turasenga Imana ikaduhishurira ibintu byinshi, tuba tubitse amabanga. Hari nayo wavuga ukayazira. Njya mbona abantu bajya ku makamera bakasasa ibintu, ariko Pawulo yaravuze ati dore mbamenera ibanga. Dore mbamenera ibanga. Yari afite amabanga. Umuntu w'Imana agira amabanga. Ibintu byose ntago wabitangaza, ibintu byose ntago wabivuga. Tuba dufite amabanga Imana yatubwiye. Hari ayitubwira turyamye dusinziriye, hari n'ayitubwira dukanuye, ikatubwira iti dore bizagenda gutya, ibintu bimeze gutya, dore gutya Satani ameze atya, agiye kunyura aha, ukabibika. Na Bikira Mariya ngo yajyaga abibika akabizigama mu mutima we. Nuko naho ngaho rero Imana ibaho umugisha. Ni icyo nababwiraga ko icyo kimenyetso wumva atari ikiganza runaka ngo bazaza batera mu biganza by'abantu, ni ibintu mu ruhanga nababwiye ngo ni ibintu bizaba biri mu barabitegura, babikorera amanama, bakabikorera amanama, bamara kubikorera amanama hanyuma bakabishyira mu bikorwa. Ari naho twasomye hano ku itangiriro kwa Yosefu ukuntu ngo ukuboko kwiza kwari kumwe nawe. Bishaka kuvuga, ni ukuvuga niba kubwira ikiganza ni imikorere, ni uburyo bwo gukora. Uku kuboko kwiza kwari kumwe na Yosefu, ni uburyo yakoraga. Ikintu cyose akoze kikamubera cyiza, ikintu cyose akoze yategura umushinga ukamubera mwiza. Nibutse n'aba bene data nimujya mukunda gusenga, musengera utuzi imirimo mukora, mujye musaba Imana ibahe mu kuboko kwiza. Nibuka hari umudamu umwe atuye hariya mu mujyi wa Kigali, twigeze kuganira tuvuga iby'imbaraga z'Imana, hanyuma aza kuduha ubuhamya, numva ntangariye Imana, nanone nyihereje icyubahiro. Buri Imana ni nziza nshuti, Imana ni nziza, Imana igira neza, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware, kandi ngo ubupfu bw'ibibwiriza nibwo idukirisha. Uwo mudamu yakundaga gusenga, akubaha Imana,
hanyuma Imana iramubwira ngo izamwubakira inzu. Noneho rero ibaza umuzunguzayi, urabwirwa ngo azubakirwa inzu muri Kigali, no kurya biba bigoye cyangwa se n'ibindi bintu. Hanyuma rero bukeye aza guhura n'undi mumama bari baziranye, baraganira, ngo aramubwira ati rero shaho, ati mfite ikibazo. Ndatese kimeze gite? Ati hari produit ati dushaka gukora mu buryo bw'irange ry'umukara, ati none nabuze ivu, ati ririya vu ry'amakara, ati nabuze ahantu narikura. Undi ati se wampaye iryo soko, iryo vu nkajya ndi gushakira. Mu gihe abafite amadepo babaga bafite ikibazo cy'aho bajya kumena iryo vu ry'ibisigazwa by'amakara. Umudamu aramubwira ati nta kibazo uzajya urinzanira, cyo nibuka ntabwo yambwiye igiciro bamuheragaho. Hanyuma ati we akazi yakoze, urumva umuntu wari umuzunguzayi yarazi no kugenda, bujya kwiga ugenda ucangacanga, aba ari ibintu bikomeye. Atangira kugenda mu makaritsiye yose yo mu mujyi, mu turere twose mu mujyi mu nkengero z'ahantu hose, agenda barura ahantu hari amadepo y'amakara. Akagenda yambaye nabi, akajya gusaba ibyo bintu by'amakara bakagira ngo agiye kubicana, naho kumbi ni Imana yamutungiye umugisha. Hanyuma ivu ry'amakara ribaye ivu, akajya rigemura, bakamupimira ku biro, bamuhaga n'amafaranga menshi. Urumva umuntu washoboye kugura ikibanza mu mujyi wa Kigali akubakamo inzu ya cadastre, ibyo ni ibitangaza by'Imana, ni imbaraga z'Imana. Twagiye tubaha ubuhamya bw'ibyo twagiye tubona, ariko hari imirimo y'Imana nshuti, hari imirimo y'Imana Imana ikora. Hanyuma abana b'umubi bamara kujoma bakavuga ko byaturutse kwa shitani, bakavuga ko abantu bakorana n'abadayimoni. Burya ni ukujoma, umuntu akabura icyo ajomeraho, ntabwo abantu bazi imirimo y'Imana. Nibuka undi mwene data nawe watahaga hariya hafi ya za Kamashashi, werekera Kabeza, hari ahantu habaga, sinzi nimba ubu ngubu barahubatse, hari ahantu habaga uciye hariya Rubirizi, hari ahantu habaga ibiti by'iminyinya. Aho hantu nuko hasaga hateye neza, ukabona hateye neza, ariko habaga ibiti by'imishubi, ukabona hameze neza. Yari yaragiye rero, akaba arimo yibera, ngo agira amahirwe aza kubona akantu k'agahuru, agahuru karakomanye, kubera ko atashoboraga kubona ubukode bw'inzu, nuko aragenda yinjiramo, akajya yiberamo, amanikamo ipantaro, abamo. Imana irahamurindira, ntihagira inyamaswa imusangamo. Noneho ngo n'imvura yaragwaga, utwo twenda twe ntitunyagire. Ubundi yaba yabonye uturaka, yaba yabonye akaraka akagakora, akabona udufaranga two kurya, akabona ituro ryo gutanga mu rusengero, no gukora imirimo y'Imana. Beneda, Imana ntabwo inegurizwa izuru, niba uyikorera izaguhemba ukiri inaha mu isi, kandi no mu ijuru izaguhemba. Hanyuma agakunda kujya mu byumba, akabijyamo ari ukubura uko agira, akabiraramo. Iyo yagiraga amahirwe akabona ahantu barara basenga, yumvaga yafashijwe. Hanyuma rero abantu bakamukunda. Ikintu bamukundiraga, nawe kandi nawe wamukunda. Ubundi abantu b'Imana barabakunda, bagira impano yo gukundwa, ariko bakagira nanone n'icyangiro. Satani buriya ntabwo ajya abanezererwa, arabahiga ku manywa na nijoro. Buri gihe abashaka kugira ngo abasige ibintu bibi, babeho umugayo. Noneho rimwe bajyana ahantu ku Muhima, bajya gusengera umudamu wari warabyaye umwana atarashoboraga kuhaguruka, atanavuga. Bagezeyo barabagaburira, babaha ibyo kurya bararya. Hanyuma wa muhungu Umwuka Wera amuvugiramo, aravuga ngo Imana iravuze ngo 12:00 uyu mwana arabahagurutse. Ariko amaze kubivuga yumva agiye mu yindi si, aravuga ati se ni 12:00 iyi Mana
iyi Mana idahise imuhagurutsa igatanga isaha ni ukubera iki? Imana ni nziza, nanone reka nyihereze icyubahiro. Kandi rwose nituza tuvuga ngo Imana ihabwe icyubahiro, namwe mujye mukiyiha. Abantu se mperutse kubona abantu bari bari kumwe n'umuntu bashaka kumugirira nabi, niko nabivuga. Nari mpagaze iruhande rwabo, nta kintu cy'icyaha yakoze, nta bindi bintu bigaragara yakoze. Noneho ndahagera, mpageze aravuga ati rwose mwambabariye, wenda uko mumbabarire. Mbona umwana w'umukobwa apfukamye mu mabuye arambura amaboko. Haba haje abandi bamama babiri barabamfasha. Ndababwira intese bene da, uyu muntu uriho upfukama kabone nubwo yaba yakoze icyaha, ntiwamubabarira ko agupfukamiye? Ese aragupfukamira uri Imana? Hari ibuye yaguteye, hari inkoni yagukubise, ariko akeneye ko wamugirira imbabazi. Nuko baramusiga baragenda, mbona baramuretse. Nuko umwana w'umukobwa mbona ariruhukije. Ndavuga nti muri iyi si ntaho tuzakirira. Reka nigarukire kuri uwo muhungu. Aravuga ati se mwuka byaramo ko najyaga ngendana n'abantu, iyi saa 12 niza kugera ntahaguruke, ko najyaga njya ahantu bakangaburira nkagendana na bene data, ko bazanyita umuvangirwa, ndabigirane. Apu yigira muri kagahuru ke yararagamo. Nuko aragenda, agezeyo agatelefone yari afite nako k'amatushe kajagutse, aragafunga kugira ngo hatazagira umuhamagara amubwira ati wa mwana ko atahagurutse. Ariko icyo nkundira Imana igiherekeza ijambo ryanyu irihesha agaciro. Nuko tugeze saa 12 wa mwana arahaguruka, ahita anavuga. Nanone reka mpereze Imana icyubahiro. Amaze guhaguruka rero baramushaka kuri telefone baramubura. Yayifunze iminsi 3. Sinzi ukuntu ngo yayifunguye. Umudamu mukuru w'uwo mumama yabaga muri Canada, hari bamuhaye nimero z'uwo muhungu, ngo arasinze ukuntu yafunguye telefone iramuhamagara. Maze kumuhamagara haritaba ati twaragushatse turakubura nshuti y'Imana, twaragushatse turakubura, twarakubuze. Ndatese mwashakiraga iki? Ati ni si we wagiye gusengana n'abantu kwa mama runaka? Tibujya rero ya saha wavuze saa 12 yarageze, umwana arahaguruka aranavuga, twarakubuze, batubwiye kutagira inzu, none twifuzaga kukugurira inzu. Ni hambere muri za 2 gutyo, hanyuma ugenda ushaka inzu ya $80,000,000. Yayiguze hariya muri ya quartier y'abakire hariya za Rusororo, inzu igeretse. Noneho abibwiye umuntu urumva kujya kugura inzu waburaye aba ari ikibazo gikomeye cyane. Byonyine uko ba wambaye. Noneho ngo umuntu aramubwira ati hari ahantu nzi inzu uze tujyane. Noneho wazigurishaga zari zubatse ahantu mu quartier, ngo arababaza ati se bati twatuje kureba inzu. Bande ndatitwe ninde uyishaka? Ndati nige. Areba inkweto zambaye abona zarashize. Ngo aramubwira ati nta mwanya afite wo kubereka. Ati abantu baza kureba amazu hano bose baza mu mamodoka ahenze. Ati none nasoni nta nakamoto mwajeho? Ariko Imana yari yavuze. Haleluya, Imana ishimwe. Nuko ngo hari umusekirite w'umukobwa buriya abakobwa n'abana beza Imana ibaha umugisha, cyangwa se abamama bagira imico itandukanye n'iyacu twebwe abagabo. Nubona hari umukobwa wakugiriye nabi, nimba babaho, kuko umuntu wese winjiyemo na Satani, ariko bakunda kugira impuhwe. Ni abantu baranzwe n'impuhwe. Impamvu mbivuze ni iki? Reka nabwo ntanga urugero.
uri umugabo ukabyara umwana w'ikigoryi, ntekereza ko utamubeshaho. Ariko nabonye umumama wabyaye umwana utujuje ubwenge, ariko aramukunda bien, aramukunda mu bana be nibakunda. Iyo amubonye aragenda akamuhobera agaseka. Naravuze nti shana Imana yaguhaye urukundo rw'abana b'Imana. Naramukunze uwo mumama. Nuko uwo mukobwa ngo umusekirite arabwira uwo musekirite mugenzi we, aramubwira ati se ariko nawe urasetse ati kureba se ko ari ubuntu, ati nibareba inzu nta hari irange riravaho, nibareba inzu hari ikaro riravaho, ati bareke barebe, ati nibura bacyura urwo ngubwo barebe ubwiza bw'iyo nzu. Ndatese nanga bati ni miliyoni ngo nimba ari 50 na zingahe. Bari bamubwiye ko ashaka inzu ya miliyoni 80. Inzu si yayiguze agasaguraho nayo kugura indi nzu, iyo nzu akayikodesha. Iyo Imana yaguhaye ubutunzi, nagira ngo mbabwire ikintu bita ububyutse. Ububyutse ntabwo ari ubwo kuvuga indimi gusa, nubwo tuzivuga. Mu bubyutse habamo n'amafaranga. Hari umuntu wangiriye neza, Imana imumpera umugisha, ashobora kuba no ari buze no gukurikirana iki kiganiro. Imana ifite abakozi, reka ndeke kuvuga abakozi. Imana ifite amahembe, Imana ifite imbaraga, kuko Zekariya niwe weretswe ngo ubwoko bw'Imana ngo bubona amahembe, ngo haduka abandi bacuzi 4 nabo bacura andi mahembe ngo yo kurwanya ayo mahembe. Hari abantu bafite imbaraga z'amahembe zitari aya mahembe batereza abantu, mbese bafite ubushobozi Imana ifite ahantu. Uwo muntu w'Imana rero ngo yarasenze, yajyaga ashaka kuri telefone ntambone, akanshaka kuri telefone ntambone, abimutera kujya gusenga. Agiye gusenga nuko ngo abwira Imana ati uyu muntu nshaka simubone, ninongera kumubona, nimubura kuri telefone ndamenya ko ari Satani akorana nawe. Nuko ampamagara, yampamagaye ndi ahantu hatabarezo, mpita mwitaba. Nuko Imana imukoresha icyo yagombaga gukora, angirira neza, ampa amafaranga, nyakemuza ibibazo nari mfite. N'ibyo Imana yasezeranije byose ndabikora. Imana imuha umugisha, hari uwo mugisha uzamuherekeze no kwirimbaho bazamushyingura, uwo mugisha uzamukurikirane. Iby'ijuru ryo yararyandikiwe, Imana izamujyana mu ijuru. Maze iminsi mbona nateraniye ahantu hatandukanye, ariko nza guteranira ahantu nanjye nagiye mu iteraniro umwigisha arigisha, mbona twaratakaye, abantu baratakaye. Yigishije ubutumwa bwiza ukumva ari guhayira abantu, ari uguhayira abantu. Yigisha ngo ibintu by'ukuntu abantu bazajya mu ijuru, by'ukuntu ngo mu ijuru ari heza. Nibwo navugaga ntese ubu ngubu ari kwigisha abantu mu ijuru ni heza. Umuntu amaze imyaka 50, amaze imyaka 10-15 mu itorero yigishwa iby'ijuru. Nuko noneho uburyo yigishaga yiyemera, akigisha yiyemera. Umuntu akariyemera, umuntu akiyemera ngo Imana ngo yarambwiye ngo gutya na gutya, ukumva mbese Imana ni nk'iyagendana mu mufuka, ukagira ngo Imana niye. Bene data mwigisha ijambo ry'Imana, ni nkaho umuntu kukubwira waturutse mu rugo iwawe wasizeyo matora nziza ugasiga ibiryo n'umuceri, umuntu akakwigisha mu rusengero akakubwira ngo nutaha ngo urarya umuceri, ngo wiyorose ngo amashuka meza, ngo ugenze. Ibyo nta mbaraga bifite, n'ubundi nutaha n'ibyawe. Ijuru, umuntu wese wambaza izina rya Kristo, umuntu wese wizera Yesu azabona ubugingo, yaba ari mu itorero runaka. Kandi umwami atubereye maso, umwami atubereye maso, araturinda. Hari umukozi w'Imana nkunda ibyigisho bye ukorera mu burengerazuba, yaravuze ngo mbere yuko Satani adukoraho, Imana iba yabimenye kare. Nuko Imana rero ibaha umugisha, Imana ibagenderere. Nuko nguko mwene data yabonye inzu,
simbabwiye uburyo butatu bwabonetsemo inzu. Uwa mbere yayikuye mu makara, uwa kabiri ayikura mu masengesho, n'uwa gatatu nawe ayibona mu buryo bwo gusenga. Ariko baba bakoreye Imana, Imana ibaha umugisha. Rero turangirije ahangaha tubifuriza umugisha w'Imana, ko ibyo bimenyetso mwumva ari ibintu bizashyirwa mu bikorwa no mu bitekerezo, kandi nibijya kuza uzabizana. Bibiliya yatubwiye ngo iyo nyamaswa izatera bose, baba bakijijwe cyangwa badakijijwe, abakomeye n'aboroheje, abakene, ab'imbata n'ab'umudendezo, iyo nyamaswa izabageraho. Ariko umwami yaraduhishe. Nibutse n'abana b'abakobwa 3 bari batuye hari i Nyamirambo, hanyuma ngo umuntu aturuka muri Amerika aza kubatwara, ababwira ko yabashakiye amaviza bagomba kujya kwiga. Ubwo rero baranezerwa bati ubwo tugiye muri Amerika turakize. Naho kumbi amashuri bari bagiye kwiga yari amashuri y'ubutinganyi, barangiza bamara kubona amadigiri bakagaruka muri Afurika nabo bakigisha iki? Ubutinganyi. Ubutinganyi ntugire ngo n'ubw'inzererezi, n'abantu ni ibintu bikomeye, ni ibintu bya hatari. Noneho nari ndi kuganira na mama w'uwo mukobwa ngo bageze muri Amerika bajya kubatreninga, aho babagejeje ariko ngo hari inshinge babateraga. Niko mama yambwiye, nuko natakaje telefone bakayinyiba, ikagenda n'amazina akagenda. Ikintu cyanejeje cyane cyamfashije, ngo bari kubatera inshinge, 2 babateye inshinge zirabafata, uwo mukobwa we bamuteye umuti wanga kumufata. Baramubaza bati nibite, bakagerageza ngo bagashaka undi barawumutera biranga, ngo barababwira bati uyu muti utazafata tuzamusubiza mu gihugu twamukuyemo. Nuko aragenda. Nyuma ngo nibwo umuzungu yamwihereranya, amubaza ati ariko iwanyu ni abakristo? Ndati bakora ki? Ati n'abadiyakoni. Ngo baramubwira ngo ufite amaraso y'iwanyu, ufite amaraso y'ubukristo, umuti ntago wagufata.